mwese abateze amatwi kandi mukaba mureba ino televiziyo Cyizere TV, tubahaye ikaze tubifurije igitondo cyiza. Amahoro y'Imana nabane namwe, abari hirya no hino, abadutega amatwi bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese tubasabiye umugisha ku Mana, kandi Imana y'amahoro ibaha umugisha. Imana y'amahoro ibiyereke umunsi ku munsi. Ijambo ry'uno munsi rero kwino tariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 turarisanga muri Zaburi ya 35 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Zaburi ya 35 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya, endi ngabo nto nini uhagurukire kuntabara. Amen. Imana ishimwe cyane. Niryo jambo ry'uno munsi. Mw'iki gitondo ndimo gusaba Uwiteka ngo aburane n'abakuburanya, Uwiteka arwanye abakurwanya, Uwiteka yende ingabo ntoya n'inini ahururire kugutabara, ahururire kukurengera, ahururire gucyaha ibikugenda imbere bishaka kukugirira nabi, kuko Uwiteka ni umwami mwiza. Imana ishimwe cyane. Uwiteka rero naburane n'abakuburanya, nabe mu ruhande rwawe, abashaka kukugirira nabi abareba ijisho ribi, abareba ijisho ribatuma basubirayo, imigambi y'inshakura yigamburuze, ibyiza Uwiteka atanga bikubeho mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nabane nawe. Nicyo jambo ry'uno munsi. Navuze ngo Uwiteka ahurura kuburanire, Uwiteka ahurura kurwanirire, Uwiteka ahurure agira icyo akora ku buzima bwawe, Uwiteka akuvuganira aho utakwivuganira, Uwiteka akureho ibigukingiriza kugira ngo utabona ibyiza bituruka ku Mana. Uwiteka yende ingabo nto nini ahagurukire kugutabara, gutabara umubisha, agutabara ibiguhiga, agutabara umwanzi Satani, agutabara ibigerageza, agutabare iby'isi igukangisha kugira ngo kwihebeshe ugaragare nkaho wumva udafite Imana. Uwiteka nagutabare rero mu izina rya Yesu Kristo. Navuga ngo iri jambo ry'uno munsi ngo Uwiteka nahurure ku bwawe, Uwiteka akora imirimo ku bwawe, Uwiteka ahaguruke ku bwawe, Uwiteka yivuge ku bwawe, Uwiteka arambura amaboko ye ku bwawe, narangiza kugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenga Imana kubwira ijambo. Uno mwanditsi cyangwa umuririmbyi wa Zaburi aravuga ngo Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya, endi ingabo nini n'intoya cyangwa ingabo nto n'inini uhagurukire kuntabara. Uwiteka nahagurukire kugutabara, nahagurukire kukurenganura, nahagurukire kugukiza wowe urwaye, nahagurukire gutunganya ibyawe wowe ubona byajagaraye, kandi abikora neza kuko ni umwami twizeye. Mwami Imana turagushimiye, tugushimiye kuri Imana y'amahoro, tugushimiye kuri umurengezi w'ubugingo bwacu. Iki gitondo uhaguruke uburane n'ababuranye ubwoko bwawe, urwanye abarwanya ubwoko bwawe, kandi wende ingabo nini n'intoya, wende ingabo ntoya n'inini, nurangiza utabara ubwoko bwawe, ubatabare, kandi nubatabara bazaririmba ubutabazi bwawe. Urakoze kuko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka aguhe umugisha, Uwiteka kwiteho, Uwiteka aguhe guhaha ukaronka, Uwiteka akwimane mu maboko y'ababisha, Uwiteka arwanye ibikurwanya, Uwiteka higa ibiguhiga, kandi Uwiteka akuzamurira ibendera rye kugira ngo intsinzi ye ujye uhora uyiririmba iminsi yose mu izina rya Yesu. Amen.